Reka tubashimire mwebwe mu duteza amatwi kandi muradukurikirana kuri YouTube channel. Uyu munsi dufitanye ikiganiro n'ubuyobozi bwa ADEPR ariko by'umwihariko ni departement shinzwe ivugabutumwa ndetse n'ubuzima bw'itorero yitwa amagambo magufi ya DEV. Turi kumwe na Pastor Rudasingwa Jean Claude kandi bawe uyobora muri iyo departement. Pastor tubahaye ikaze. Murakoze. Mbere yuko twinjiye mu kiganiro dufite uyu munsi twajya mu hanze musenga Imana kugira ngo tuze kugira ikiganiro ariko tiwe n'umwuka w'Imana. Murakoze cyane kadusenga Imana. Mwami Imana turagushimiye cyane kubw'uyu mwanya uduhaye, umwanya wo gukora umurimo wawe, umwanya wo kuganira ku ijambo ryawe. Ubane natwe umwuka wera adufashe gusobanura ibyanditswe byera. Kandi turasabira n'umugisha abantu bose turi kumwe abo tuzabana muri iki kiganiro bose mwami Imana turabasabira umugisha kandi turasenze kugira ngo ukuboko kwawe kwiza kubane natwe, umugisha wawe ubane natwe, imbabazi zawe, imbaraga zawe, ubuntu bwawe, gufashwa na mwuka wera bituyobore ko dusabye Imana y'icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Koze cyane Pastor twabavuze mu mucamake ariko bya byiza mwibwiye abadukurikiye kugira ngo banabamenye ko namwe mubyivugiye. Murakoze. Amazina ni Rudasingwa Jean Claude, abandi umupasteri kora umurimo w'Imana mu itorero rya ADEPR, abanyobora ishami rishinzwe ibikorwa by'ivugabutumwa ndetse n'ubuzima bw'itorero. Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane. Hamaze iminsi hacicikana ku mbuga nkoranyambaga bivuga hari umuri kuvuga kujyanye n'amaturo, abwira abantu ko iminsi badakwiriye gutanga amaturo ko bakwiriye kuba babifashisha abakene. Twifuje no kubegera kugira ngo nkamwe mushinzwe ivugabutumwa musobanura abakristo basobanukirwe n'iki ijambo ry'Imana bivugaho n'iki itorero bivugaho. Niyo mpamvu iki kiganiro cyacu niho kiri bwibande cyane. Pastor twajya mu duhere kuri Bibiliya bundi bivugaho iki hamwe isezerano rya kera, isezerano ry'ubu Bibiliya ivuga iki kubijyanye n'amaturo ndetse n'icyacumi. Murakoze. Bibiliya iyo uyivuze bisaba kuyisoma. Bibiliya ifite ikivuga ku bigendanye n'ibyacumi, bigendanye n'amaturo, bigendanye no gufasha abakene ndetse n'indi mirimo yose. Urakoze rero kumbaza icyo kibazo, ese Bibiliya ivugaho iki? Numva twayisoma tukayibaza. Itangiriro igice cya 4 umurongo wa 3 aravuga ngo bukeye Kayini azana ituro ku mbuto z'ubutaka ngo ariture Uwiteka. Na Beri azana ku buriza bw'umukumbi we no ku rugimbu rwawo. Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye. Iyi ni imirongo ibanza igaragaza igikorwa cyo gutura bwa mbere muri Bibiliya. Urabona yuko aba ni abantu babayeho mbere bagira uyu muco wo gutanga amaturo. Hanyuma urabona n'Imana rimwe iraryemera irindi iraryanga. Bisobanuye iki rero? Bisobanuye yuko umurimo wo gutanga amaturo ni umurimo Imana ishyigikira, ni n'umurimo kandi ishima ariko ikanareba uko wabikoze. Iri ni isomo rero rya mbere ribigaragaza. Hanyuma ku bigendanye rero n'icyacumi nacyo cyatangiye gutangwa na mbere y'amategeko. Tubona Aburahamu mu itangira igice cya 14 umurongo 20 aha icyacumi cya byose uriya mwami w'Isalemu Melikisedeki ugarukwaho muri kiriya gice ndetse no mu rwandiko rw'Abaheburayo akazamo. Hanyuma kandi kubyerekeranye n'icyacumi itangiriro igice cya 28 tubona n'umuhigo wa Yakobo hari i Beteli avuga ati Imana ningirira neza ikampa ibyo kwambara ikampa n'ibyo kurya nanjye nzajya nyiha kimwe mu icumbi. Bigaragaza ko yari azi iryo jambo. Ni nko kurivuga, ntabwo tubona ko hari aho yabihiguye cyangwa se yabikoze mu byanditswe ariko nanone ntaho tubona ko ntaho atabikoze. Ibyo rero bisobanuye yuko uriya muco wo gutanga icyacumi wari uzwi, unariho Aburahamu awufite, Yakobo aza kuwugira. Hanyuma rero tuza no kugera mu gihe cy'amategeko, noneho birandikwa. Iyo usomye ijambo ry'Imana mu Balewi igice cya 27 uriya murongo wa 30 hagaragaza ko ibyeze mu butaka byose ari ndetse n'amatungo
icyacumi ari cy'Uwiteka. N'indi mirongo rero yo mu gutegeka kwa kabiri ni mirongo myinshi cyane igenda igaragaza yuko icyacumi Imana yagihaye Abalewi, giha n'abatambyi, kubera yuko bari bariyeguriye umurimo w'urusengero, nta yindi mirimo bakoraga mu gihe cy'amategeko. Imana rero isaba iyindi miryango yose yari isigaye kugira ngo izajye yita ku muryango w'Abalewi, umuryango w'abo batambyi, kugira ngo bajye babona ibibatunga. Numva rero bisobanutse ibyerekeranye n'icyacumi muri icyo gihe. Ariko haje rero n'umurimo y'ubwitange, nko mu kuva igice cya 25 usomye ureba umurongo wa mbere n'umurongo wa kabiri ndetse umurongo wa 8, aho Uwiteka avuga ngo bwira Abisirayeli bantura amaturo. Ubwo wenda turaza no kuza kubigaruka, wenda mushaka kubimbaza. Ubundi imirimo yose y'urusengero igiye gukorwa isabwa nyine ubwitange. Urana Imana ishaka gukoresha ihema ry'ibonaniro, yasabye yuko Abisirayeli bitanga kugira ngo iryo hema rikoreke. Ibasaba n'ibyo bagomba kwitanga muri icyo gice nari mbibabwiye. Haza rero n'ibyerekeranye no ku ngoma. Dawidi arimo ategura urusengero, nawe ashaka amaturo, asaba n'abatware kugira ngo bose batange ku bushobozi bwabo kugira ngo umurimo ubashe gukoreka. Nawe atanga byinshi kubw'urukundo yari akunze umurimo w'Imana, byose arabitanga nk'uko ijambo ry'Imana ribitwereka. Salomo araza yubaka urusengero. Ba Nehemiya nabo mu gihe cyabo hari gukora umurimo w'Imana, haba ubwitange, bagatanga amaturo rimwe mu mwaka, rimwe mu myaka 3, uko bajya uko ibihe by'Abisirayeli byabaga bimeze. Kuri ya minsi mikuru bajyanaga amaturo, bakajyana ibya 10. Mu isezerano rero rishya nihuse, ntago naryo ryasigaye ku bigendanye n'amaturo n'ibya 10. Wenda reka nguhe ingero nk'ebyiri gusa, mvuge Paulo, mvuge na Yesu icyo abivugaho. Yesu abivugaho iki byerekeranye n'amaturo, ibyerekeranye n'icya 10. Duhereye kuri Paulo yari ahawe ubutumwa bwo kujya kubwiriza abanyamahanga, hanyuma aza kumenya ariko mu rugendo rwe amatorero ya Yerusalemu aza guhura n'ubukene. Hanyuma aho agiye hose rero asaba amatorero yo muri Galatiya, kuko bo bari bafite ubukungu ariko nabwo butari cyane, ariko butameze nk'i Yerusalemu. Asaba rero ko amatorero yakwegeranya inkunga, hanyuma noneho yazaza izo nkunga akazazishyikiriza abakene. Anasaba yuko naza, ubwo yari arimo yandikira itorero ryo mu Bikorinto, naza kubasomera umwanya ubonetse. Asaba ko naza azasanga barabyegeranije kandi baranashyizeho komite ibicunga izanabijyana. Izi komite zicunga umutungo buriya zashyizweho mu buryo bwa Bibiliya, ziremewe. Abashinzwe umutungo, abashinzwe kubara ibyinjiye no kubikoresha. Atere ko ninza ubwo dushobora kujyana cyangwa se ntitujyane, ariko abo bantu nzasange nabo mwarabateganije. Hanyuma Yesu abivugaho muri Matayo, uwo murongo ndawusoma kuko uratuma abantu batwumva baza gukurikira neza icyo ngiye kuvuga ahangaha. Muri Matayo igice cya 23 umurongo wa 23, hari inyigisho Yesu yari arimo haba abafarisayo. Aravuga ngo, mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko mutanga kimwe mu 10 cy'isogi na anisi na kumino, mukirengagiza amagambo akomeye yo mu mategeko, ariyo kutabera n'imbabazi no kwizera. Ibyo mwari mukwiriye kubikora, na bya bindi ntimubireke. Aha urumva iyi nyigisho ya Yesu kubyerekeranye n'icya 10. Aha yarabwiye abafarisayo iyi nyigisho ikomeye cyane. Nasomye mu yindi Bibiliya nsanga harabaho bavuga, urana ko batanga icya 10 cy'isogi, anisi na kumino. Izi twitwa anisi na za kumino n'ubwoko bw'imboga. Izi mboga z'imbwisha n'inyabutongo. Ati mwe mutanga icya 10 mukageza naho hantu, mwarangiza mukirengagiza amategeko akomeye, ariyo kutabera, imbabazi no kwizera. Ibyo bintu bitatu birakomeye.
ubutabera, imbabazi no kwizera. None se kuki bimubyirengagiza hanyuma mugatanga n'icya 10 kugeza naho mugeza ku mboga z'inyabutongo mukirengagiza. Arangije ati ibyo mwari mukwiriye kubikora. Ni biki? Gukomeza uwo muco wo gutanga icya 10 mwari mukwiye kubikora, ariko ntimwirengagize n'ibyo bindi nyine mbabwiye byerekeranye n'ubutabera, byerekeranye imbabazi, byerekeranye no kwizera. Numva rero kandi umwami Yesu wibuke yuko yagiye mu sinagoge aho basengeraga, abona umupfakazi aje gutura, yari yegereye umunsi we, yari yegereye noneho n'amaturo aho baturiraga mu isanduku. Arangije rero arabona abakire barashyiramo byinshi, abona na wa mupfakazi araje yashyiramo amasenge 2 niyo yari afite. Aha ngaha batwumva bahishurirwa iki kintu. Urumva Yesu we yamenya ibyo utanze, akamenya n'ibyo usigaje aho ukuye. Yarangije ati mwege rero mwatanze, ariko harubarushije gutanga, kuko watanze ibyo yaratezeho amakiriro. Urumva Yesu yashyigikiye umurimo wo gutura kugeza naho ashimu nabikoze yitanze cyane. Uyu ni umurimo, ubu ni umwami wacu twemera twese twizera. Kandi mwibuke Yesu ko ashyigikira amategeko ya Mose muri Mariko igice cya 1 akishije uriya mubembe yamukozeho agakira ibibembe. Yarahise amubwira ati genda mu rusengero yereka umutambyi utange n'ituro ryo kwihumanura nk'uko Mose yategetse. Bisobanuye rero yuko uyu murimo wo guturisha n'umwami wacu Yesu yarawushyigikiye. No mu ntumwa ze yarafite umubitsi. Umubitsi wabikaga iki? No umutungo, ibyo byinjiraga, ibyo bahabwaga byose byari bifite yuduba ubicunga, nuko Bibiliya igaragaza muri Yohana 12:5 ko yabyibaga, ariko byabaga nyine byinjiye. Hanyuma amaze no gupfa yiyahuye, Matiyasi nawe yaje kuri uwo murimo kugira ngo ibyinjira bikomeze bicungwe neza. Ariko Yesu rero yashyigikiye uyu murimo wo gutanga ibya 10 ndetse n'amaturo ndetse no gufasha n'abakene. Nkuko mu magambo make rero ndumva ariho nabangarukiye. Kandi Paulo wagaragaza uko ibyinjiye bikoreshwa, yaravuze ngo abakora umurimo wo mu rusengero bagomba gutungwa n'ibyo mu rusengero. Muri rwandiko yandikiye abakoreye n'igice cya 9, ruvuga ngo imirimo y'urusengero wenda nayo twaza kuyivugaho. Buriya ntago ari ubupastor gusa, hari imirimo y'urusengero ni myinshi. Hari abakontable, hari abashoferi, hari abazamu, hari umuriro, hari amazi, ni byinshi. Ibyo byose byinjiye mu rusengero rero bikora mwene iyo mirimo, kandi nta kindi kibyinjiza ni ibya 10, ni amaturo, no gushima Imana, ni kuri tuzirikane iby'Imana yakoze hanyuma natwe tukayiha. Murakoze cyane. Koza kukivugaho nangiye kubaza ni nshingiye ko bajya babivugaho vuga ati kera baraho batambye koko, ariko abatambye batagiraga indi mirimo bakora, ahubwo bari bariyeguriye umurimo wo mu nzu y'Imana, akora umurimo w'Imana. Ubu ngubu abapasiteri ushaka kuri pasiteri kunafatanya n'indi mirimo igutunga mu rugo, hari abajya bibaza ngo ubundi bakwiye gukomeza gutanga icyo cya 10 ko cyakigeneye abatambyi batakoraga indi mirimo. Birakenerwa cyane, kuko aho ngaho no kutamenya ijambo ry'Imana. Ruvuga ngo Bibiliya yubatse mu buryo abantu bagomba kuyumva bitewe n'ibihe. Rumva hari igihe cy'amategeko, hari igihe cy'ubuntu, ibyo byose tugomba kubyumva, tukumva igihe cya Yesu, tukumva n'igihe cy'amategeko. Abatambyi n'abarewi urambwiye ute ntibakiriho. Yaba hari nacyo bari muri rwego rw'abatambyi, cyahabwaga abarewe kubera yuko bo nta yindi mirimo bakoraga. None se ubu ngubu ko ntabariho, ubu ngubu cyatangwa. Avuga ahubwo umurimo w'urusengero. Ahangane abantu bakwiye kumva imirimo y'urusengero. Imirimo y'urusengero rero irimo abapastoro, irimo abavuga butumwa, irimo n'ababwiriza butumwa bangaba bagenda bavuga ubutumwa, irimo abaririmbyi, irimo imirimo yose ni myinshi mbega. Yatangirwa iki rero? Uwo murimo wivuga butumwa uri gukorwa, uwo murimo wo kwagura ubwami bw'Imana. Urakoze cyane. None uwo mukristo watanze cya 10 agatanga amaturo, nizihe nyungu akuramo? Ese atabikoze byo hari igihano gihari, hari ikibazo? Icyambere, ubundi kumvira Imana bizana iki? Umugisha. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Aha ngaha wenda dushobora kubireba mu byanditswe no mu buhanuzi bwa Maraki, aho abantu benshi bakunda gusoma. Wenda ntabwo tuhasoma, ariko harahari hagaragaza ngo mubingeragereshe muzabona umugisha. Ariko icyo nshatse kuvuga aha ngaha ni iki? Ni ukumvira Imana.
kumvira Imana uretse no gutanga ibya 10 n'amaturo, iyo ukoze umurimo w'Imana ubona iki? Ubona umugisha. Iyo wubashye Imana ubona iki? Umugisha. Uko gukorera Imana rero tubishyiremo nibi ngibi byerekeranye no gutanga amaturo ndetse no gutanga icya 10, nabyo bizana iki? Umugisha. Ko gufasha abakene bizana umugisha. Nicyo tugarukira aho ngaho. Hanyuma nawe ukagira amahoro, ukagira umutuzo. Kubera yuko iyo urebye nko mu gihe cya Hagayi, abantu b'icyo gihe bari bavuye no mu bunyage, ibyerekeranye n'inzu y'Imana banze kubikora. Ariko uzareba ikibazo cyabaye, ntibaboneye imvura igihe, barahinze ntibeza, ibyo bejeje biba bikeya. Umuhanuzi arababwira ati byatewe n'inzu y'Uwiteka yabaye iki? Umusaka. Bisobanuye ko iyo dukoreye Imana tubona umugisha. Bubatse urusengero, bakoze iby'Imana ibasaba, babonye umugisha. Utese utabikora, hari ingaruka agira. Ingaruka yo kutumvira Imana irahari. Udakoze iki ijambo ry'Imana rigusaba, ugira ingaruka. Icyambere bura amahoro yo mu mutima. Nk'uyu murimo wo gukorera Imana w'ibya 10 wo, nta nubwo ari umurimo uraho gusa w'ibyo dusoma hano muri Bibiliya gusa n'ibyo abashumba n'abapasitoro bigisha. Uragenda ukagera no mu ndirimbo. Kambibutse indirimbo ivuga ngo y'ijana 15 abantu benshi bakunda n'abakristo n'abanyumva bakunda, ivuga ngo nabonye umukunzi mwiza. Igice cya 2 ivuga ngo nabonye umukunzi mwiza, kera yaramfiriye, yaranguza mu bugingo. Noneho ngo ibintu mfite byose, sinkibigundira, jewe nduwe nawe nuwanjye. No kuvuga ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye ni iby'uwo mucunguzi. Ubundi turi kwigisha iki kintu cyerekeye no gukorera Imana, urabanza ukumva se icya 10 n'amaturo ni nabyo birakomeye kuruta ibindi byose utunze. Ibyo utunze nawe ubwawe uri uw'Imana, n'ibyawe rero nibyande nabyo ni iby'Imana. Indirimbo zibigiyemo, umwuka wera n'ababijyamo rero akigisha, ugasanga ijwi ry'Imana nta muntu ukuri imbere, nta uguhagaze hejuru. Imana uryamye uzumva abantu benshi bakubwira ubuhamya, nabuze amahoro ntanze icya 10 mbona amahoro, nagize gutya business zanjye n'akazi kanjye ntanze icya 10 niho nunguka. Ubwo buhamya burahari, kereka gusa kubyirengagiza. Ariko ubundi abantu b'Imana bagiye batuganiriza ubuhamya nk'ubwo ngubwo, kandi nanjye ndabihamya. Kumvira Imana bizana umugisha, kutumvira Imana bikazana ibibazo, bikazana nawe ubwawe ukabura amahoro. Ndatekereza ari icyo gisubizo nago. Ubwo kubijyanye no uyibaza se ntagitanze narimbuka, cyangwa se abigisha ngo nimudatanga icya 10 muzarimbuka, mwakivuga iki? Ubundi kujya mu ijuru, ubwo nicyo ushatse kuvuga. Ibyanditswe byera bivuga iki? Biravuga ko twakijijwe n'icyo ubundi, twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ibyo ni ibyanditswe byera mu Efeso igice cya 2. Hanyuma kuza rero ukavuga ngo nudatanga icya 10, nudakora ibi ngibi uzarimbuka. Ni nko kukubwira ngo ubwo nutanakubura urusengero, nutaririmba uzarimbuka. Niko bivuga se? Ibyanditswe byera bigaragaza yuko tuzajya mu ijuru kubwo kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Ariko kwizera muri Yakobo igice cya 2 hakiyongeraho n'imirimo. Ntabwo ushobora kwizera udakora, nta nubwo ushobora gukora utizera. Biragendana rero. Ni ukuvuga gukorera Imana urabanza ukayizera, urabanza ukayimenya, ukamenya iyo imirimo ugiye gukora uyikoreye, kandi ukabanza ukamwizera nyine. Ni ukuvuga ngo kwizera nibyo bizatujyana mu bwami bw'Imana, nibyo bizaduha ijuru, kuba twarabaye abantu b'Imana tubiheshejwe no kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Hanyuma imirimo rero ikiyongera uko nyine wa mwami twizeye biradusaba ko tumukorera, biradusaba ko dukora imirimo itandukanye yo mu rusengero. Muri iyo mirimo itandukanye yo mu rusengero gende ko mvuga harimo no gutanga ibyo bya 10 ndetse n'amaturo, no gufasha abakene, no kubaka insengero, gukura ibyuma by'abaririmbyi, ibintu byinshi birimo mu rusengero aho ngaho. Ntabwo rero wakwizera ngo uvuge ngo birahagije nzajya mu ijuru, ubwo waba ufite ubuyobe. Aho ugomba kwizera ariko ukanakora imirimo uzahemberwa. Murabizi yuko ibyanditswe bivuga yuko imirimo abera bakoze izabaherekeza, tuzanahabwa amakamba y'iki y'imirimo twakoze. Uko noneho uyu muntu atanze icya 10, atanze ayo maturo, ababihaye Imana, ababihaye abantu, bihabwa abandi mu yandi magambo. Iyo dukoze dukorera Imana, ibi bihabwa Imana, ariko bigakoreshwa n'abakozi b'Imana. Ngira ngo icyo ni cyo abantu bakwiye kumva cyane. Bihabwa Imana. Ubundi Mose nari nagusomeye ibyanditswe hano mu Kuva igice cya 25 haravuga ngo bwira Abisirayeli banture amaturo,
urumva se none se si Mose wari imbere ariko Imana niyo bari guha. Ni ukuvuga ngo abantu bakorera Imana, baha Imana, duha Imana, ariko abantu b'Imana akaba ari bo babikoresha. Ibyo birumvikana cyane. Ni nayo mpamvu uzasanga abantu bakwiye kumenya iri hame. Ntabwo ibya 10 bihabwa abantu mu ngo, ibya 10 bihabwa umukozi w'urusengero. Mu rusengero wa mushumba bijyanwa mu rusengero bikakirwa n'abakozi bo mu rusengero, abashumba, abantu b'Imana bo nibo babyakira. Ahangaha ndaza kukubwira ko hari abantu vuga ati gise ko yanyigishije ngiye ngafashwa, ubwo niwe ndi buha icya 10 cyanjye. Jewe niwe yansengeye ndakize, niwe ndi buha icya 10. Ntabwo ari byo, ahubwo icya 10 kijya mu rusengero. Wa muntu wagusengeye nahabwa umugisha, Imana nimugirire neza mu bundi buryo, ariko ibyerekeranye n'icya 10 ni mu rusengero, kandi bigahabwa bande? Abakozi, abashumba, abakozi b'Imana bo mu rusengero nibo bahabwa ibyo by'ibya 10. Ariko byitwa iki rero? Byitwa guhimana. Kubera iki? Nusoma muri Barewe haravuze ngo icya 10 ni cy'Uwiteka. Ndetse iryo jambo warihindura ukakita icy'abantu, ahubwo ni cy'Uwiteka, ariko Imana yahaye abantu bayo kugira ngo abari bo bagikoresha. Ubwo tute tunerekeza ku byo maze imisi bikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, aho umwe yita umuvugabutumwa cyangwa se abandi bamwita umuvugabutumwa, yagaragaje ko yabwiwe ko nk'iyi minsi ya COVID-19 nta cya 10 n'amaturo abantu bakwiriye gutanga, ariko Imana yamubwiye ahubwo bakwiriye gufashisha amafaranga abakene. Nkuriza gufasha abakene n'aya maturo, ubundi koko ubona umuntu hafi yawe ari umukene kandi nawe ufite ubushobozi buke, wagakwiriye guhera he? Urabanza utanga iryo turo cyangwa urabanza ufashe uwo mukene noneho uzashaka ituro nyuma? Ibyo bintu gereze kubisobanura ko mu kwifashisha icyo ijambo ry'Imana bivugaho. Wabanza ugahera kuri ubwo buhanuzi uvuga ngo nimuture, Imana yarambwiye ngo niko bivuga, niko uwo muvugabutumwa cyangwa se ubita umuvugabutumwa cyangwa se nawe wita umuvugabutumwa, ngibyo we nabya ibindi muri yakwibazaho. Baravuga bati Imana yarambwiye ngo mw'iyi minsi ya COVID-19 ntimutanga icya 10 n'amaturo, ahubwo mufasha abakene. Aho ngaho rero tutiriwe tujya kuri, twarebera muri Bibiliya. Uwo muntu niba nyumva twamubwira kujya gusoma Bibiliya. Twamubwira gusoma Bibiliya agasesengura akumva neza iki ijambo ry'Imana rivuga. Kuko yuvuze ijambo ngo Imana yarambwiye cyangwa se Imana yambwiye, twebwe tubigenzurira mu byanditswe byera, kuko ubuhanuzi bwose, ibihanuwe byose bigenzurirwa hehe? Mu ijambo ry'Imana. Ntabwo rero Imana yakwivuguruza. Niba Imana yaremeye ko umurimo wo gutanga amaturo n'ibya 10 baho bikandikwa mu byanditswe byera, ubwo noneho kubikuraho nanone byakongera bikandikwa mu byanditswe byera, ahubwo yafata Bibiliya agafata tinasomya aha niho hambwiye ibi, kubera yuko ubwo izo ni inyigisho z'ubuyobe, kandi izo nyigisho zikwiriye kurwanwa. Kubera iki? Ntabwo wavuga ngo Imana yakubujije gukora ikintu ngo abantu ntibagikore, kandi Imana yakibabwiye ngo bagikore byanditse mu ijambo ry'Imana. Ugahita rero uvuga uti ese urabihuza ute no gufasha abakene? Gufasha abakene Imana ntijya ibyibagirwa buri gihe, ndetse n'abakozi b'Imana n'abayobozi b'insengero zitandukanye baba bagomba kumenya ko no gufasha abakene biri mu nshingano z'itorero. Abakene bafashwa gute rero? Bafashwa mu byerekeranye n'ibyinjiye. Hari abagira bya 10 amaturo, bakagira n'ibyerekeranye no gufasha abakene. Ibyo birasanzwe. Uko bisanzwe rero ntabwo wavanga icya 10 amaturo no gufasha abakene none ngo kimwe kiveho ikindi gisigareho, ahubwo biragendana byose. Ko turi mu bihe bya crise 10 ya COVID-19 rero, abantu benshi ubukungu bwarahungabanye. Icyo ufite cyangwa se n'ubutunzi n'ibintu bicyo ufite, kandi hari mugenzi wawe uri hariya nawe uri guhora n'ingorane. Uzafata twatundi tugabagabanye habonekaho n'ituro n'icyubaha, cyangwa hari kihutirwa kubanza kurusha ikindi? Ureba kandi nibona kuririmbiye ivuga ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye nibyo mucunguzi. Ikihutirwa ni ikihe? Ubundi Imana abantu batwumva bamaze bakumva ko ari Imana y'urukundo, kandi ni Imana nziza, ni Imana ishyira no mu gaciro.
none se Imana igusaba icyacumi ryari? Ubwo umuntu wese yasubiza, igusaba icyacumi ryari? Igusaba icyacumi ari uko wungutse, igusaba icyacumi ari uko ufite akazi uhemberwa ukavuga uti aya mafaranga ni icyacumi. Igusaba icyacumi ari uko wacuruje wungutse, igusaba icyacumi ari uko wahinze wejeje, igusaba icyacumi ari uko woroye amatungo yabaye menshi, icyacumi cyarabonetse. Iyo nta bihari nta kigusaba. Banze mwumva iryo hame. Iyo nta bihari nuvuga ngo iyo ntacyo ufite ntabwo Imana ikigusaba. Iyo hari bike muri bya bike harimo icyacumi. Nese ni nko kumbwira ngo ubwo abatanga icyacumi n'abafite byinshi. Ntabwo ari Bibiri ivuga. Ivuga ko ugomba gutanga bivanye n'ibyo wungutse, bivanye n'ibyo wabonye niko utanga icyacumi. Ubwo rero vote mbiye nungutse 1000, icyacumi ni 100. Ntabwo Imana izagusaba 500 kandi atari yo wungutse. Ayo yandasigara rero uzayakoreshamo n'ibindi. Uzatanga amaturo yishimwe, uzafasha abakene, uzanafasha korale kugura uniform, uzanafasha n'ibibazo byo mu rugo rwawe, byose bizabikora. Ariko warangije gutanga icyacumi cy'Imana. Akubijyanye n'ituro rero n'ubundi tujya tubona ibiseke biho amaturo y'abakene, ituro ryishimwe. Umuntu ahisemo gufata rya turo kuzana mu rusengero ryanditseho abakene, akarifashisha umukene hafi ye ntarizane mu rusengero. Byo bisobanuye iki? Aba yatandukiriye cyangwa nawo n'umurongo mwiza? Agafata ituro ryo n'ubundi bisanzwe ryitwa ryo gufasha abakene cya giseke, ariko avuze ati sindi bujyane hari mu rusengero kuko mfite uwo ndi kubona noneho ubwanjye nazi ko ari umukene, karitanga aho ngaho koko amaturo ntayaza. Waba unacyumvise iki kibazo? Wumvise ijambo ry'Imana ko Paulo yabwiye itorero ry'i Korinto. Aravuga ati ninza nzasange mwarabikusanije, nzasange mwarabyegeranije. None se ko yari inkunga y'abakene, yarayobewe yuko n'ubundi mugenzi we w'umukene ariho. Ariko nukuvuga ngo iyo tubishyize hamwe bigira umumaro henshi, bigira umumaro kandi kuri benshi. Ariko ntibivuze yuko gutanga ituro ry'abakene mu rusengero, gutanga ituro ry'abakene aho usengera bivanye yuko n'umukene uzi udashobora kumufasha. Byombi byakoreshwa ku bwanjye. Akoze cyane niba kubaze ko hari igihe cyo gutanga ayo maturo cyangwa se kutayatanga, ariko umaze kubisobanura mu kanya ko igihe cyose ufite icyo utanga icyo cyacumi ugomba kugitanga, nta gihe runaka cyo kubikora kutabikora. Ahubwo mu by'ukuri birandikwa, aho byandikwa ibya 10 imirimo byose, ibya 10 n'amaturo cyangwa ibyandikwa ni ya mirimo twakoze kugaba bene data bw'inshuti abaturanyi. Ariko icyo cya 10 n'amaturo muri ya mirimo yandikwa nacyo cyandikwa mu mirimo. Tujye mu ijambo ry'Imana. Ibyanditswe byera bivuga Paulo yandikira abikorinto, yarababwiye ngo umuntu wese yirinde uko yubakaho, kuko imirimo izageragezwa no bigapimwa kandi kanyura mu muriro. Ubundi imirimo dukora Imana irayandika kugeza naho ivuga yuko izayiduhembera. Imirimo y'abera musome neza ibyanditswe no mu byahishuwe igice cya 14 murongo wa 13, n'umwuka wera arandikiriza ngo abera nibigendere kubera yuko imirimo yabijyanye nabo ibakurikiye. Imirimo rero y'abera iyo tukoze y'Imana dukoreye, ibyo dukoze irabyandika kandi zanabiduhembera. Ahubwo tugomba kumenya ngo tubikoranye uwuhe mutima. Ese Imana yakwibagirwa imirimo abera bakoze? Cyangwa Imana yakwibuka kimwe ikibagirwa ikindi? Nese natandukanya umurimo wo gutanga icyacumi no gutanga amaturo n'iyindi mirimo yindi myiza igenda ikorwa? Ahubwo byose ni kimwe, uko twakoze umutima twakoranye Imana yarabibonye kandi izabiduhembera. Izanabiduhembera inanatubwira ati mwakoze gutya na gutya na gutya. Ko byanditse se no muri Matayo 25 Yesu agaragaza imirimo abera bakoze. Mwumvise atayivuga? Nari nshonje muraza murangaburira, naye nambaye ubusa mugera gute muranyambika. None se numva ko byanditse? Nuvuga ngo abera bazajya bahemberwa imirimo bakoze, Imana yahaye agaciro izayibahembera rero kuko Imana yayizirikanye. Kandi iyo mirimo arimo amaturo n'icyacu nayo iri mbirimo, ntago bitandukana. Kangaruke gato wenda kuri uriya mu vuga butumwa ndetse bashaka ko tuvugaho cyane, ariko nabandi bashobora kuza gutyo kavuga ngo Imana yambwiye
umuntu ajye asuzuma ate ngo amenye ko ari Imana koko yavuze? Kumenya ko ari Imana yavuze nabyo byaranditswe cyangwa se atariyo, kuko hari inyigisho ubundi umuhanuzi ashobora guhanura bitewe n'ibitekerezo bye, ashobora no guhanura yavangiwe, Satani yamuvangiye, ashobora no guhanura kandi Imana ari imikoresheje. Ibyanditswe byera rero bigaragaza yuko abahanuzi b'ibinyoma bitewe nuko baje, abantu b'Imana bagomba kubanza bakasesengura bakamenya niba koko uyu muntu yatumwe. Wabimenya uterero n'ibyo uri kumbwira. Yesu yaravuze ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo, tunabamenyere no ku byo bavuga. Ibyo bavuga buri abantu bajya bahibagirwa, kuko hari imbuto zishobora kugaragaza ko umuntu yatumwe n'Imana, ukazireba utuye umuntu kuko ni umuntu w'Imana, ukanumva ibyo avuga, ugapima bya bintu avuga biri mu byanditswe byera. Ubu buhanuzi bwe nidupima ku ijambo ry'Imana turaza gusanga koko ari Imana yamutumye. Ni ukuvuga ngo ubuhanuzi bugenzuzwa ibyanditswe byera. Uzaguhanurira ibintu ukabibona ntabiba muri Bibiliya, ntuzabyemere ko ari ubuhanuzi bw'Imana. Wowe unyumva nkugiriye iyo nama, ubuhanuzi bukomeye, ubuhanuzi bukuru, ubuhanuzi bwose bugomba gushingira ku ijambo ry'Imana. Niba rero nta jambo ry'Imana ririmo aho ngo mujya avuga kandi nta n'imbuto nziza afite, ntabwo uwo muntu aba yatumwe n'Imana. Turi kugana no ku musozo rero, ni ubuhe butumwa mwatanga yaba mw'iyi minsi, yaba by'abakristo bagenda bumva bitandukanye n'ibijyanye n'amaturo muri rusange, ni ubuhe butumwa mwagenera abakristo badukurikiye? Umuntu yababwira nk'ibintu bitatu. Icya mbere ni ukwirinda inyigisho z'ubuyobe, nk'uko urwandiko rwa mbere Yohana yanditse mu gice cya 4 habivuga. Hanyuma ariko kubera yuko hari ivugabutumwa riri gutangwa ku masosho media, umuntu akakanguka ati nanjye mfite ubutumwa, akagenda akabutanga, bugahita ntabwo wabona uko bihagarika ngo abo bantu bareke kubivuga. Ahubwo icyo twavuga ni uko abakristo bakwiriye gusesengura ibi bintu koko ni Imana, mbega ntupfe kwakira ibyo wumvise byose, ibyo ubwiwe byose, ukirinda ukamenya ngo muri aba bantu nkurikira harimo abukuri, harimo n'abibinyoma. Abibinyoma nzabamenya nte? Nari nkugira inama yuko wabimenya. Ubwo rero no kuvuga ngo mushishoze, mumenye uyu muntu ni Imana yamutumye cyangwa si Imana. Hanyuma ikindi navuga ni ukwirinda izi nyigisho z'ubuyobe ziri kugenda zitambuka. Abakristo muzirinde, musome ibyanditswe byera, mwite ku ijambo ry'Imana ririmo, ndetse munite ku nyigisho muhabwa n'abashumba banyu. Umuyobozi wawe buriya waramuhawe kugira ngo nunagira ikibazo aba ari we ubaza. Nunavuga uti ibintu ko nabyumvise neza pastor mbigenze nte, pastor yagusobanurira ukarushaho kumenya byimbitse ibigendanye n'ikibazo wagize. Numva rero ari ubwo butumwa ngewe natanga. Ariko mukino ku bashobora bakwiye kubyakira igihe umukristo aba afite amakuru kavuga ati buriya nzi ko nubwo ari pastor ariko yitwara gutya na gutya, kugira ngo ngiye nkijyane nzemera ngifashisha barunaka, kuko nzi ko abayobozi hari uko bari kwitwara, ariko biri kubavugwaho, nk'abo ngabo ho wabasigira ubuhe butumwa? Ubundi iyo ugiye gukora umurimo w'Imana, nari nakubwiye ibintu bigushyigikira. Ucyambere ushyigikirwa n'ijambo ry'Imana, ukongera ugashyigikirwa n'umwuka wera, kongera kandi ugashyira mu gaciro, ukavuga uti ngewe Imana yampaye, ubwo yampaye rero nanjye ngomba kuyishima, ngomba kandi kuyiha. Ujyana rero mu rusengero, urusengero rero rwawe uburuzi, kandi ubwo urusengero kuburuzi uzi paruwase yawe. Iyo ujyanye icya 10 cyawe, ujyanye ituro ryawe, ntago uvuga ngo ngewe cya 10 cyanjye ngihaye kanaka. Nakubwiye ko duhimana. Wowe rero kuko urangize gukora umurimo wawe kandi uhawe n'Imana, ibindi sura bijya mushaka iki? Wowe ubaha iyo Mana, iyo Mana uyubahe, numara kuyubaha ukora ikigusabye, ariko bijyane mu rusengero rwawe. Numva ari bwo butumwa nabwo natanga. Murakoze cyane, reka tugushimire. Ni Pasteur Rudasingwa Jean Claude, ni ayobora DEV, ni département d'évangélisation et de vie de l'église. Ubwo ni igice gishinzwe ubuzima bw'itorero ndetse n'ivugabutumwa. Tubashimiye gusobanura mutanze ku cya 10 by'abantu bibaza, cya 10 n'amaturo, kandi nibyo bibazaga kubijyanye n'ibiba bitambuka ku mbuga nkoranyambaga. Twatangiye dusenga, n'ubundi dufasha mu gusenga Imana kugira ngo si ibintu biba byoroshye, Imana ishoboze n'abantu kubahiriza iby'ijambo ryayo rivuga.
murakoze cyane, Imana ibahereza umugisha kuko n'amasengesho ni ngombwa. Mwami Imana turagushimiye kuko uyu mwanya uduhaye, umwanya wo kuganira kandi akaba ari umwanya w'umugisha. Turasengera rero ubu butumwa tumaze gutanga kugira ngo imbaraga zawe ziguherekeze, kandi ijambo ryawe kubera ko ari imbuto itabora urivomerere mu mitima y'abamaze kumva, kandi imbuto zabyo nziza tuzazibone. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.